Ku itariki ya 13 Mutarama mu 1944 nibwo umwami Yuhi Musinga uzwi mu nyandiko z'amateka nka Yuhi wa gatanu Musinga yatanze, no kuvuga yapfuye. Murabizi ko habaho ntibavuga bavuga ku mwami kubera ko umwami atari umuntu usanzwe mu kinyarwanda ndetse no mu muco nyarwanda. Musinga rero yaguye i Moba muri Kongo Mbirigi, ubu ngubu yitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yari afite imyaka 61 kuko yari yaravutse mu 1883. Icyakora ntabwo umugogo wa Musinga wigeze utabarizwa mu Rwanda, ni ukuvuga ushyingurwa. Nta n'umunyarwanda wamenye aho warengeye. Byakomeje rero kuba ihurizo, ndetse na nyuma y'ubu ngubu hashize imyaka 80 yose atanze, nta muntu urabasha gusobanura iryo hurizo. Uyu mugogo w'umwami Musinga waba waragiye hehe? Ese amaherezo ye yabaye yahe? Byagenze bite? Kubera iki wakomeje kubura ukaburirwa irengero? Guhaye ikaze wowe ukurikiye channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nje nitwa Ntirumara Intwari, nkunda amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka twibukiranye amateka atangaje y'umwami Musinga, uyu waranzwe n'ihangana ryeruye hagati ye n'abakoloni b'Ababiligi baje no kumuca mu Rwanda, akagwa ishyanga akenyutse. N'umugogo we nk'uko twari tumaze kubivuga ukaba utaratabarizwa mu Rwanda cyangwa se n'ahandi aho ariho hose ngo ushyingurwe mu cyubahiro akwiye nk'umwami kugera n'uyu munsi. Amateka y'umwami Musinga azwi cyane n'abanyarwanda benshi kubera ko yaramamaye, yayoboye mu gihe cyihariye ndetse cyari kirimo ihangana n'abazungu. Aba bashakaga kugabanya ububasha bwe nk'umwami w'u Rwanda, ngo gusa ajye ategekera mu kwaha kwabo, akora ibyo bamwemereye cyangwa se ibyo bamutumye byonyine, babanje kumuha uburenganzira. Ubwo rero murumva ko uwo nguwo n'ubundi atari kuba ari umwami nyagasani nyir'u Rwanda, ubundi wari usanzwe agira ububasha n'ijambo bya nyuma kuri buri kintu ndetse na buri wese mu Rwanda, kugera n'ubwo umwami yabaga afite uburenganzira n'ububasha busesuye ku buzima n'urupfu. Abazungu rero bashakaga kugabanya ubwo bubasha babukoma mu nkokora, ntabwo bigeze bajya imbizi n'umwami Musinga. Urupfu rwa Musinga rwanakurikiye amagorwa akomeye uyu mwami yahanganye nayo muri urwo rwango nyine n'ihangana n'abakoloni b'abazungu b'Ababiligi. Ese ubundi ibi byose byatangiye bite? Ihangana ryaturutse hehe? Urwo rwango rwaturutse hehe no gukozanyaho, dore ko ngo ntazibana zidakomanya amahembe? Ni gute byageze kuri urwo rwego? Reka byose tubyumve mu ntandaro yabyo nyirizina, mu buryo burambuye, kumva ngo ubundi byakomotse hehe. Umwami Musinga yimye ingoma ari muto cyane, afite imyaka nka 13, ayisimbuyeho mukuru we Mibambwe Rutarindwa. Uyu wari umaze kugwa mu ntambara yo gukuraho ubutegetsi bwe. Iyi yamenyekanye cyane nka kudeta yo ku Rucunshu, yabaye mu 1896. Muri uwo mwaka nyine ni nabwo Musinga yahise yima ingoma. Yima mu buryo butavuzweho rumwe kubera ko abaturage bamwe n'abatware bumvaga ko umuragwa nyawe w'ingoma yari Rutarindwa, wari wayarirazwe nyine na se wabo bombi, Kigeli Rwabugiri. Naho abandi bari bashyigikiye Musinga nabo bakumva ko ari we ukwiriye kujya ku ngoma. Yimye rero ingoma harimo ayo mahari, harimo izo mpaka n'urunturuntu, ariko n'ubundi arayima nubwo yari akiri umwana. Rero kubera ko yimye ari umwami ukiri muto, yategekerwaga na nyina Kanjogera. Uyu nawe wari ushyigikiwe bikomeye na basaza be Kabare na Ruhinankiko, kuko abangaba ari nabo bateguye kandi bagashyira mu bikorwa umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Rutarindwa. Ibi babikoze kugira ngo bashyireho Musinga kubera ko ari we nyine nyirizina wari umwishywa wabo. Mushobora kuba mubizi ko Kanjogera atari nyina wa Rutarindwa, ahubwo bamumuhaye nk'umugabekazi w'umutsindirano. Nuko basaza be rero ndetse na Kanjogera ubwe ntabwo bashimishijwe no kuba yabera undi muntu umugabekazi, kandi ahubwo afite umuhungu we nyirizina Musinga yakabaye yabera umugabekazi mu buryo bwose bwumvikana. Ku ngoma rero ya Musinga igitangira, bitanateye kabiri, abakoloni b'Abadage bashinze amatako mu Rwanda maze baruyobora kuva mu 1899 kugera ubwo batsindwaga intambara ya mbere y'isi yose bateje, maze bakabambura koloni zabo zose zo muri Afurika mu 1919. Muri uwo mwaka u Rwanda rumaze kwamburwa Abadage,
rwagiye mu maboko noneho y'umuryango w'abibumbye, icyo gihe witwaga Ligue des Nations. Nuko Abadage bari barakoranye neza na Musinga, bakamufasha, bakaba mbese inkoramutima ze, bagakorana, baba birukanwe gutyo mu Rwanda. Nyuma rero haje no kuza abamisiyonari b'abazungu bashakaga kwigisha ibijyanye n'iyobokamana rya gikristu muri Afurika, bagera mu Rwanda mu mwaka w'1900 babimburiwe n'abitwaga Père Blanc, abapadiri bera nk'uko bakunze kwitwa, ni ukuvuga nyine abapadiri b'abazungu ba mbere bageze mu Rwanda. Murabizi abangaba bazanye inkuru nyinshi n'amateka menshi, ari naho havutse ya mvugo ngo umuzungu yanze amagi, aho abanyarwanda bakusanyaga amagi bakayashyira abazungu. Aba bapadiri rero bera ni aba mbere bageze mu Rwanda bashaka guhindura abanyarwanda abakristo. Bashakaga rero ko imyemerere n'imigenzo y'iyobokamana gakondo y'abanyarwanda yari irimo nko kubandwa, guterekera no kuraguza yavaho, maze abanyarwanda bose bakayoboka ubukristu bakabatizwa. Nyuma y'uko rero Abadage bari inshuti za Musinga batsinzwe, u Rwanda rwaje noneho guhabwa Ububiligi, maze Musinga biramutonda kuko Ababiligi bo bashakaga ko abatizwa. Umwami Musinga ntiyakojejwe iby'ubukristu no kubatizwa, ahubwo yabiteye utwatsi, arabigarama byeruye burundu, ndetse anarenga aho ngaho aca iteka ko mu bana be bose uzahirahira akiha ibyo kubatizwa azamuvuma nta kabuza. Ibi kandi ntibyari amagambo no gukangata gusa, cyangwa wenda biba ari ibikangisho bifefetse, kuko Musinga yanabigaragaje yandikira umukobwa we ibaruwa, uyu witwa Musheshimbugu, washakaga kubatizwa. Muri iyo baruwa yo ku itariki 5 Mutarama mu 1930, Musinga yabwiye umukobwa we n'umugabo we ko mu mashirakinyoma ye nibatinyuka ibintu byo kubatizwa bazaba baciye ukubiri nawe burundu, ndetse anababwira atari indimi ko azabanga urunuka kubera kubatizwa. Iyi baruwa rero yari irimo amagambo menshi akarishye. Umwami Musinga nyine yabwiraga uwo mukobwa we, twavugamo nk'aho yamubwiye ati nzakwanga kurusha uburozi bwishe mukuru wanjye Munana, nzakwanga kurusha Mugiga yishe abana banjye Rudacyahwa na Munonozi. Nuko akomeza amubwira ati fungura amatwi yawe wumve neza, hitamo kunkunda, gukunda ubuzima bwawe cyangwa gukunda umugabo wawe. Ati ndakubwira ukuri, nuramuka ubaye umukristu, jye nawe ntituzongera kubonana. Umbwire icyo utekereza, umbwire ikikuri ku mutima, kandi nuramuka udashatse kunsubiza, ibyawe nzabimenya nkoresheje abantu banjye. Urumva rero ko iyo baruwa yari ikarishye. Iyi rero baruwa nayo yabaye imbarutso nyirizina yo kwirukanwa mu gihugu kwa Musinga, kuko yanayanditse mu Gifaransa akayiha Ababiligi nko kubakora mu jisho, aberurira ko atazacana uwaka n'ubukristu mu Rwanda rwe, ko atazigera abatizwa. Ababiligi rero nabo barabyitegereje, maze babona ko Musinga atazigera aba umukristu, nuko batangira gucura imigambi yo kumukura ku butegetsi ndetse no kumwirukana mu gihugu. Ibi rero byanarangiye babigezeho. Murabizi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukurusha amaboko agukubita yicaye. Bitangira ibi byose tuvuga hari ku itariki 14 Ukwakira mu 1931, aho kuri uwo munsi mu masaha y'isaa 4 n'igice za mu gitondo, umwami Musinga yahagurutse i Nyanza mu Rukari. Yari aherekejwe n'imbaga y'abaja n'abagaragu, abagore be 5 n'abana b'9, nyina Kanjogera n'ab'umuryango wabo, ndetse n'abandi benshi. Aba bajyanwe mu nzu bari barateguriwe i Gihundwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Kamembe. Aho rero niho Ababiligi bigiriye inama yo gucira Musinga, ndetse ingoma ye banayiha umuhungu we Rudahigwa wayimye muri uwo mwaka nyine muri 31. Aho i Gihundwe umwami Musinga yahamaze imyaka isaga 9, akomeza kubana neza n'abantu benshi. Ngo banavaga ahantu hatandukanye mu Rwanda bakamusanga i Gihundwe, bagatarama, bakabuguza, bakaganira, bagahuza urugwiro, ndetse ari kumwe n'umuryango. Ni ukuvuga abo ngabo bari bamukikije nyine nta kibazo afite gikomeye. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiraga muri 39, Musinga yumvise ko yashojwe n'Abadage kandi ko bagenda babona intsinzi z'umusubirizo, nuko biramushimisha cyane. Yatekerezaga ko wenda nibayitsinda bazagaruka gukoloniza u Rwanda, bakaba bamusubiza no ku butegetsi, kuko nyine bo bumvikanaga, kuko twigeze kubibona kuva no mu mizo ya mbere,
Abadage nta kibazo bigeze bagirana. Ababiligi rero baje kubibona ko gucira Musinga igihundwe ntacyo byamutwaye kinini, nuko bigira indi nama noneho yo kumwumvisha bya nyabyo bamwirukana mu Rwanda. Ku itariki ya 18 Kamena mu 1940, Ababiligi noneho bohereje Musinga i Moba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aha ari naho yagumye kugera atanze mu 1944. Yazize rero impamvu zitamenyekanye neza, ariko ibyo ari byo byose zifitanye isano n'imibereho itari myiza kandi ataramenyereye nk'umwami, dore ko mbere yo kujyanwa aho ngaho muri Kongo yanabanje gufungwa mu buzima butari bwiza ugereranyije n'ubw'umuntu w'umwami yari amenyereye. Musinga ngo Ababiligi bajyaga kumushyira mu bwato bwa moteri ngo bamwambutse Kivu bamujyane muri Kongo, nuko bukananirwa guhaguruka. Bituma rero bamufungira mu igaraje ry'abazungu ryari riri hafi y'ikiyaga cya Kivu, nuko araharara ngo baranahamukubitiraga bakamugirira nabi kuko nyine bari bamufitiye urwango birumvikana. Yaraye rero afungiye aho ngaho, maze bukeye bamusubiza muri bwa bwato, barabwatsa buraka, ariko ngo bwanga guhaguruka. Hari umuntu ngo witegerezaga ibyo byose byari birimo biba, nuko abwira Ababiligi ati ntabwo ubwato bushobora guhaguruka umwami mutamwambuye iriya nkoni ye. Hari inkoni ngo Musinga yari afite, yajyaga kujya mu bwato akayishinga imusozi, nuko yabukandagiramo ntibugende. Ababiligi rero bafashe iyo nkoni barayimwambura, nuko bayimwambuye noneho ubwato burabona burahaguruka, koko buragenda, nguko uko bamugejeje muri Kongo, nguko uko bamuciye mu Rwanda, ntiyongera kurukandagiramo kuko yarinze atanga akiri ishyanga, akiri muri Kongo nyine. Musinga rero ageze i Moba ntabwo ibintu byamworoheye, kuko yahuye n'abaturage baho, ntibamwakire neza, ntibishime, bakamwishisha, kuko batekereje ko ashobora kuba ashaka kuhiyimikira ngo abe umwami waho ku butaka bwabo. Batajuyaje rero bahise bamufunga, nuko ubuzima burushaho kumubera bubi. Iyi mibereho rero itoroshye yakomeje gukaza ubuzima bwa Musinga, imukoza hirya no hino kugera inamunanguye nk'uko twabibonye mu ntangiriro z'umwaka w'1944. Icyo gihe nyine yari amaze gukura, ariko bitari ibyo gupfa, ntabwo yari yagashaje kuko yari afite imyaka 61 gusa. Kubera ko rero Ababiligi bari ababisha be, ari nabo bakolonizaga Kongo, amateka n'inkuru zitandukanye agaragaza ko aribo bajyanye umugogo wa Musinga mu Bubiligi, ndetse akaba ari naho waba ukiri kugeza n'ubu ngubu, kandi ntiwigeze utabarizwa mu cyubahiro nk'umwami w'u Rwanda. Abanyarwanda benshi bumvishe iyi nkuru, aya mateka ya Musinga, bakomeje kwibaza aho umugogo w'umwami warengeye, ndetse n'uko watarurwa ngo utabarizwe mu cyubahiro cye, ariko n'ubu ntawe urawuca iryera, nubwo bivugwa ko nyine waba uri mu Bubiligi. Muri 2017 hari umusenateri witwa Gakuba Jean d'Arc wasabye inzego zibishinzwe ko zakurikirana irengero ry'umugogo wa Musinga, ndetse ukaba wanagarurwa mu Rwanda kugira ngo utabarizwe mu cyubahiro cyangwa se ubikwe n'ikindi kirango cy'amateka y'Abanyarwanda. Umuyobozi w'ishyinguranyandiko ry'igihugu muri Minisiteri y'Umuco na Siporo (MINISPO) yashubije ubu busabe bwa senateri, avuga ko inzego za leta ziri muri gahunda yo gukemura ibibazo byose ngo birebana n'ibikwa ry'ibimenyetso biranga amateka y'igihugu. Uyu munyamabanga kandi yanavuze ko MINISPO, ikigo gishinzwe inzu ndangamurage n'abandi bafatanyabikorwa batangiye gukorana kugira ngo basabe ibiranga amateka y'u Rwanda bikiri hanze y'igihugu, birimo nyine n'uyu mugogo w'umwami Musinga. Ubu se twizere ko umugogo wa Musinga amahoro atabonye ari muzima, acundwa y'ikoba n'Ababiligi, wowe uzayabona ugatabarizwa i Rwanda mu cyubahiro? Reka tubitege amaso.